indwara zitandukanye mu bwoko bwange. Rerebota ya mando ya sika, urwaye umutwe Imana irakubwiye ngo ndagukijije kuko ndi Uwiteka. Ndi Imana ikomeye. Rerebota ya siri, mbashingiye ibendera ryanjye. Bendera ryari ryaramanutse ariko Yesu arongera arimanitse. Imana ishimwe cyane. Rerebota ya mando ya sika, arabwira ati nimwakira amahoro mu mitima. Wewe wabuze amahoro, nkuhaye amahoro mu mutima. Amen. Imana ishimwe. Rerebota ya mando, umaze iminsi ufite amadosiye uyasengera, nkuhaye akazi. Amen. Kuko ndi Uwiteka. Rerebota ya mando ya sika, arakubwira ati yewe umaranye amarira menshi muri iyi minsi. Arakubwira ngo ndaguhojeje kandi nkomo ibikomere byo mu mutima wawe. Kuko ndi Uwiteka. Arakubwira ngo ndi Imana yimanukiye, hari tangaza ngoze ku buzima bwawe kuko ndi Uwiteka. Aravuga ngo tuza rero ati ndi Imana nyiri cyubahiro, Imana nyiri bihe. Yavuganaga namwe ayo magambo. Shalom shalom. Twaduha nimero. Njyewe naravuze ngo mu nyange cyangwa mu nkundi, nzababwiza ukuri, nunkundu nkunde, nunyemere unyemere, ariko sinzakuberekera. Impamvu nazakuberekera, dufite ubugome mu mitima, turabugendana kandi tuvuga Imana. Bane turengere. Ubwo murumva Imana itababaye. Irababaye. Barangiza ngo runaka nibamuhagarike mu itorero, runaka nibamugenze gutya, runaka nibamugenze gutya. Nta torero mfite, ariko sinzareka kutababwira. Ndarifite itorero nsengeramo, ariko nawe nshumbye, ariko sinzareka kutababwiza ukuri. Nimuve mu byo murimo. Nutihana Imana izakwereka, nutihana Imana izakurimbura. Wirwa uca imanza muri bagenzi bawe. Ese uraca urubanza urwawe uzi umuntu uri kurugucira uko rungana? Ukiza ubwo burwayi, kuki Yesu ari hafi ashaka kugukuraho ubwo bugumba? Kuki Yesu yaje ari hafi yawe ashaka kugukuraho ubwo bukene umaranye iminsi? Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Komeza hepfo gato, numva ashaka kuvuga Imana. Arambura ukuboko, amukoraho ati ndabishaka kira. Mana we, nanjye nkweretse ikibembe cy'ubukene. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen, haleluya, amina. Imana ikugirire neza. Harangije aravuga ngo ndabishaka. Uwo ni Yesu wabivugaga, ntago ari se wanyu wabivugaga, ntago ari nyoko wanyu wabivugaga, ntago ari umuvandimwe wabivugaga, nta nubwo ari inshuti yawe yabivugaga. Uwo yari Yesu wabivugaga. Harangije aravuga ngo ndabishaka kira. Yesu arakubwiye ngo nukire bwa bukene. Yesu arakubwiye ngo bwa bugumba umaranira gutabaye kandi irakurengeye. Tayabaya mando yasikaye. Imana igukuye ku musozi w'ibigeragezo wari umaze iminsi uhagazeho. Rerebota ya mando yasikajezi, wowe wirukanywe mu kazi, Uwiteka arakubwira ati nongeye kugusubiza mu kazi vuba bidatinze. Rerebota ya mando Jezimora, Imana irababwira ati dore ndabakenyeje, wowe bari barakenyuruje ndongeye ndagukenyeje bundi bushyashya. Rerebota ya siri Jezimora, umaze iminsi usenga ubwira Imana ngo nyamara nkeneye viza, Imana irayiguhaye. Rerebota ya mando ya sika, Imana ibacaniye itara ryayo. Rerebota ya siri, jambo ryayo rambwira ngo yemwe abashakana umwete, ngo abo nibo bazamando ya sika Jezimora. Imana ishimwe cyane. Ndabwira we bari barubakiye Yesu w'i Nazareti, bakwicaje ku ntebe bayigukuraho, ariko data wa twese uri mu ijuru, takayabaya mando ya sika Jezimora, arakubwira ngo dore nongeye kugushingira intebe yo kwicaraho. Rerebota ya siri Jezi, takaya siri Jezimora, arakubwira ati dore nkuhaye intebe. Wowe bari barahaye intebe bakayiguhagurutsa, Uwiteka yongeye kugushingira intebe. Arakubwira ngo ni wicare kandi wegame. Rerebota ya bayamando yasikaje.
tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza ineza y'Imana n'urukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe n'Umurage TV7 ndetse n'izindi channel turi kumwe hano. Tubahaye ikaze dusuhuje abantu bose mu mvururu rw'ikinyarwanda aho baherereye, cyane cyane abantu bari mu ntara ya gatanu y'isi, ndavuga ba diaspora. Nimuhabwe umugisha n'Imana isumba byose. Imbere ya kamera nakiriye umuhanuzi w'Imana. Impamvu mwese umuhanuzi w'Imana nuko hari ibintu byinshi yagiye ahanura kandi bigasohora, ariyo mpamvu twamushatse kugira ngo abwire icyo umwuka abwira amatorero, dore ko abantu bakomeje kuba benshi ariko n'uruvangavange. So rero nguhaye ikaze muntu w'Imana. Murakoze cyane. Yego. Imana ibamere umugisha. Amen. Yego. Amazina yanjye nitwa Hobanegeye Solange. Yego. Ndi umumama w'abana 5. Abana bangahe? 5. Kutabimenya. Ntabwo wabimenya. Kare. Ndabafite n'ukuri. Abana 5. Cyane rwose. Kutabimenyaga. Ariko Yesu ni mwiza. Ikintu nabonye, uyu mugabo bita Yesu ajya adufata akadukuraho iminkanyari, mbese ibintu byose akagusiga akakunogereza. Wakwisiga amamesa ntibamenye ngo ni amamesa wisize, wakwisiga ubuto, reka nawe ushobora kubimenya kubera Imana. Yego. Hanyuma mbere y'ibintu byose turi bukore, reka tubanze turageze imbere y'Imana kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza. Urakoze cyane. Mana Data twese mwiza, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ikomeye, Imana rubasha, Imana twamenye by'ukuri, Imana twakurikiye, Imana itari kamana, Imana nyamana ivuga bikaba. Niyo ndi gutabaza aya masaha, ururukubane natwe umwuka wera uzuganze hagati muri twe, kandi rebota ya siri ukora imirimo n'ibitangaza. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abagushakana umwete nibo bazakubona. Natubone ko aya masaha tugushakana umwete, natubona aya masaha ko hari icyo tugukeneyeho Kristo. Urakoze Nyiringabo, urakoze Nyirubutware, kubw'icyo ukabana natwe, dore ko byose mbisanize izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Yego. Hanyuma hari ibintu bike tugiye kuganiraho, hanyuma katugeza ku cy'umwuka abwira amatorero. Imana ibwira Abisirayeli ngo nimumara kurya ugahaga, ariko ntimuzibagirwe. Ariko abantu bo baribagirwa. Nubwo yababwiraga bariya bari abantu, sibyo? Bari abantu yari ari kubwira, barangije bararya barahaga. Yego. Bibagirwa ibyo Yesu yari yababwiye. Ese buriya bundi ntabwo yari azi ko bazibagirwa. Ntabwo yari azi ko bazibagirwa. Bundi se ubona bitariho. Umuntu ubu muri iki gihe Imana imugirira neza. Yego. Imana ikamutabara, Imana ikamukura kuri tekeri, dore ko navuga ko ari tekeri. Imana ikamwambika umugore, Imana yamara kumwambika agakubita ibuno. Umugore yamara kurya agahaga ivuta, reka sinakwesa. Ifiriti yabaye ifiriti sha. Ifiriti yabaye ifiriti, amavuta amaze kumubiriramo. Akibagirwa agakora akibagirwa ibyo yavuganye n'Imana. Ntabwo urabibona? Zanyashize kaza sha barimbaza. Ntabyo urabibona? Njyewe njya mbibona. Ese reka mubaze. Njya mbibona ariko si bitangaje ko Imana iyo yaje imaze kumumanukira y'amabunira yatene muri kayamaraho. Ndakubwiza ukuri. Ese kuki agasigara asenga atigeze asenga mbere. Ese kuki muri iyi minsi dusigaye tubona abantu baratakariza Imana icyizere? Kwitakariza icyizere bagize kwizera gukeya. Ese hagize ngo hari ikindi gituma batakariza Imana icyizere? Ni ukwizera guca abantu bafite. Kandi ikintu cya mbere bakizeye ibyo bavuganye n'Umwami Imana ko bizasohora. Hari n'abavuga ngo aba bapaseri cyangwa se abahanuzi baza batubwira ngo Mwami Yesu Imana iradutumye, nyuma ugasanga babafatiye ngo mu kabari, mu maroji, bamwe barimo baravuga ngo babenurane,
abandi bakavuga amagambo adashije Imana icyubahiro, ngo bituma aba bantu batakariza Imana icyizere. Ese nk'aho umuhanuzi koko niko ubibona? none se impamvu bavuga ko batakarije Imana icyizere ni bya bindi bakora babona, sibyo? Yego. uravuga Imana ngaho uri mu iriroje, sizira numvise bavuze ngo harya bambwiraga ngo iki, ngo yagiye muri sauna. Bagiye muri sauna ngo bakorayo twameze. Ese yari umukozi w'Imana, yari umukozi wa Satani? Yari umuhanuzi. Aba ari umuhanuzi. Nimukajye mubeshereye Imana ngo muri abahanuzi, muri abakozi ba Satani, sibyo? Yego. Ntabwo umukozi w'Imana ajya muri izo sauna, muri abo bagabo ngo ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntabwo ajya muri roji ngo bamufatire mu maroji. Iyo aba ari indaya ya Satani. Ari indaya ya Satani. None se navango ni igiki? Kabiri, nta mukozi w'Imana uyandarika uko yiboneye. Yego. Sibyo? Nta mukozi w'Imana ariho nabonye yambaye agakanzu mu mbabarire, agira untera amabuye, agakanzu nimwe mwizana kuri iyi mihanda nkababona nkabarebesha amaso yanjye, mwarangiza mukavuga indimi ngo arerebe. Ese ubwo ndi Imana ibikuvugiramo mujye mumbabarira. Nagira untera amabuye ndavuga ibyo mba nabonye, kandi bajya bavuga ibyo nabonye. Umuntu nabo bavuga ibyo yababonyeho. Nimukajye musakuza ngo mutere amakomenti bavuze ibyo bababonyeho. Nanjye namubonye yaje yambaye agakanzu, ngo ni umukozi w'Imana yambaye agakanzu karageraho, aricaye imbere ya kamera ikarisiriku mu ndebere, nanjye n'abandi mari kugeza indimo. Ngewe ndi umukozi w'Imana wambaye n'umute w'umukezi, ndi muri bya 7,000. Wambaye n'umute w'umukezi. Yego. Yambaye akajipo kagera hano, yicaye imbere ya kamera ari kuvuga Imana, ari kuvuga indimi. Ese iyi ntebe nicayeho yibenuye, ese icyo gihe ko turi muri bya bihe by'imeruka? Imana irihanga, nyama turi mu bihe bibi by'imeruka, cyangwa ni muri aje n'ibyahanuwe nibyo biri gusohora. Ariko nimureke tubyakire uko byose babikora ku murongo, niko Imana izabidushyiriraho, ntabwo izigera ibireka. Akaba ari turi muri bya bihe by'abantu banze kumvira Imana, barabaye ibigande. None hasa mugani ni gute waba uri umuhanuzi ukaza kuri kamera wambaye imini? Waba uri umuhanuzi uje kuvuga Imana ukaza wambaye ubusa imbere ya kamera? Kubera iki? Niba waramenyeye kwambara ubusa mu kabari, nukaza imbere y'Imana n'ubundi nguje kuvuga Imana wambaye ubusa. Nako warakaye pastor, ko warakaye, ko warakaye. Impamvu narakaye nibyo nasanze hano. Yego. Suvuga ngo nibyo ntabonye. Uraza kuvuga Imana waje wambaye ubusa. Wakwambaye ubusa aho usanzwe wambara ubusa mu kabari, ukareka kuza kwambara ubusa imbere ya kamera kandi uvuga Imana. Warangiza ukabeshya mu diaspora ndavuga Imana, ukabeshya umunyaburayi ndavuga Imana, aya pe, reka mbabwire, hari iby'Imana itazigera yihanganira. Icyo mujye mukimenya, hari icy'Imana itazihanganira na kimwe. Ko hari abahanuzi bamwe na bamwe tuza twama tubona kuri imihanda bavuga ati nyamara iradutumye, ndetse bagahanura ati abantu bafite intambara nyinshi zo mu mutima. Ese koko izi ntambara nyinshi zo mu mutima nizo zaba zirimo gutuma abantu bakora ibyaha nkana? Intambara zo mu mitima zo abarokore barazigira. Uzi impamvu bazigira? Ngewe kuva nagera kuri social media cyangwa kuva namenya ngo ibintu bya YouTube, icyambere sindabona umwisilamu ashwana n'umwisilamu mugenzi we. Ndabavuga amazina. Yego. Icyo mujye mukimenya. Uretse mwebwe mwabaye inkozi z'ibibi. Ndabavuga kandi niko kuri. Sindabona umwangirikani mugenzi we bashwana. Sindabona umunyagatulika mugenzi we bashwana, bagirana amashyari. Yego.
ariko mwe mwiyise abarokore mvuga ko mwiyise abarokore mutari bo ngo ntago muri bo yego imwe mujyana uburozi mu nsengero nimwe mujyana ubwicanyi mu mitima yanyu budashira mwangana ureba mugenzi wawe ukamwanga ntacyo mupfa nta n'ahantu nimuhuriye ku isahane nimuhuriye ku mugabo umwe urumva yego nimunabangikanyije isambu yewe ari mwe mwangana ese ubwo muri abarokore nyabaki nje nabireka kubivuga none se abarokore buriya nibo bonyine bangana nibo uzajye mu kabari njyewe nyinywa inzoga narakizwa yego iyo nahingukaga mu kabari n'umuntu utanzi baguhe rimwe baguhe irindi si bari abapagane yego batazi imana ariko mwebwe umuntu ashobora no kuburara ari umukirisitu mugenzi wawe uteretse umuceri mu nzu uteretse akawunga mu nzu ufite amakara mu nzu mbese ufite n'amafaranga umwana wa mugenzi wawe akajya yirwa yayura utamununushiraho ngo umuhengo arye abantu bafite imiri mu mifuka cyangwa n'uburya abarokore mwishwe n'uburyarya ndakubwiza ukuri sinareka kutabibabwira mufite uburyarya bwo mu mitima budashira kandi nyamara nimutihana izabihanisha igiti cyangwa ibateza indwara zidashira ese bundi waretse nkahita nakwakira wanyakiriye hari ikibazo hasigaye ubundi ukatugezaho icyo umwuka abwira amatorero hari ikibazo mfite ndakwakiriye urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi iki kiganiro kirimo imbaraga z'Imana nanabyumvishije ntabwo imbaraga z'Imana zabura ariko icyo navuga cyo ikintu nabonye njyewe kuva nabaho nakizwa yego ninjira mu gakiza mvuga Imana ntayivuga ntarayibona yego ubwo ndavuga umwuka wera ntarabatizwa mu mwuka wera nahamye mbona abarokore muri abanyeshyari ari mwebwe bw'abagenzi banyu yego ntacyo mupfa yego kandi byitwa ngo muhuriye hehe ku isahane isahane mvuga ni iki ni akarago ngo muri gusenga murahurira mu byumba murahurira mu rusengero kandi muvuga Imana mwagera imbere y'Imana mwagera ku ruhimbi nimwe musirimba kurusha abazima n'abatakibaho kandi ni mwebwe mufite amashyari ni twebwe tudakundana nimwe mudakundana kubera iki mudakundana ese ubwo Imana murayizi muzi Imana nimba Imana ivuga ngo mukundane nk'uko nabakunze muzi Imana muzi gukora kw'Imana muzi ubwiza bw'Imana ntabwo muzi iyo muzi ubwiza bw'Imana ntabwo wakanze mugenzi wawe ari mugenzi wawe iyo ngeze aho hantu ndababara cyane ukaba wanamugira nabi ukanamwica shaho iyo ngeze aho hantu ndababara umuntu akaba aririmbana na mugenzi we akifuza ko atakubaka urugo yabona afite umugabo umukunda akumva ko atamukunda akumva ko yamurwanirira ishyari ndavuze ishyari ntabwo mvuze ineza akamugirira ishyari akumva ko urwo rwe rwasenyuka kandi we urwe rwubatse kubera iki si uri umurokore nturi umukirisitu niwirwa imbere y'Imana niwirwa uvuga Imana batera ikorasi ukabyina warangiza ngo ndafashijwe ufashijwe iki urafashwe ufite uburozi mu mufuka ikibazo uruzuzwa ufite inabi mu mutima uzi imitima y'abantu wikoreye urayizi uzi ukuntu ingana witwa ngo uri umurokore nyamara Yesu yarababaye sinareka kutabikubwira nkubwiye ko Imana yababaye witwa ngo uri umukirisitu usenga Imana
njyewe naravuze ngo mu nyange cyangwa mu nkundi nzababwiza ukuri, nunkunda unkunde, nunyemere unyemere, ariko sinzakuberekera. Impamvu nazakuberekera, dufite ubugome mu mitima, turabugendana kandi tuvuga Imana. Bani turengere. Ubwo murumva Imana itababaye. Irababaye. Barangiza ngo runaka nibamuhagarike mu itorero, runaka nibamugenze gutya, runaka nibamugenze gutya. Nta torero mfite, ariko sinzareka kutababwira. Ndarifite itorero nsengeramo, ariko nawe nshumbye, ariko sinzareka kutababwiza ukuri. Nimuve mu byo murimo. Nutihana Imana izakwereka, nutihana Imana izakurimbura. Wirguca imanza muri bagenzi bawe. Ese uraca urubanza urwawe uzi umuntu uri kurugucira uko rungana? Ese Imana nikugeraho ukiri muri ibyo wirwa ureba kuri mwene so, bizagenda gute? Umuntu ufite Bibiliya nyisomerere, kandi isomera ijambo ry'Imana, nibwirira abantu b'Imana ibitangaza byayo. Izatubwira ibibi, tubwire n'ibyiza. Ibyo byose tugomba kubyakira, kuko turi mu isi, turacyayihagazemo, turacyayigenderamo, ariko gukora ni ukw'Imana. Tujye muri Matayo kangahe? Ibice 8. Ibice 8 umurongo wa kangahe? Wereka umurongo waho wa mbere n'ubundi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza umubembe. Yego. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Buretse gato. Yego. Ongera usubiremo. Amanutse kuri uwo musozi. Abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe. Aramwegera. Aramupfukamira. Aramubwira ati Mwami washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko Yesu amukoraho ati ndabishaka kira. Buretse gatoya cyane. Nta kindi cyamanuye Yesu ku musozi. Yego. Yamanutse ku bwanjye, amanuka ku bwawe. Yego. Kuko hari icyari kikugoye, hari icyari kikuruhije, hari intambara wari ufite, hari ibigeragezo wari ufite, hari uburwayi butuvugana ufite muri wowe. Yego. Ese wagize ngo uburwayi ni bwa bundi tujyana kwa muganga? Ni bwa burwayi duhorana mu mitima? Ni za ntambara duhorana? Ni bwa bukene duhorana? Ni kwa kwambara ubusa duhorana? Ni ya nzara ufite muri wowe itarashira? Niyo Yesu nicyo cyari kizanye Yesu, nicyo cyari kimumanuye kugira ngo agire gute? Akugirire neza. Nta kindi cyari kimumanuye. Yashakaga ko agomba kugukiza. Imana ikugirire neza. Imana ikwiteho nshuti yanjye. Yesu yabonaga hari imitwaro wari wikoreye. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu yabonaga ko ufite imitwaro ikugoye. Arangije aramanuka, araza. Ese wagize ngo hari uwo muntu yari afite ibyo bibembe? Nibi byose tubona, ni byose turi kunyuramo, nizi ntambara, nibyo bibembe. Icyo gihe yari uri, ariko uyu munota cyangwa uyu munsi nibi byose twikoreye mu isi. Nibi byose turi kugendana. Ndakwinginze ngo wowe uri kunyumva kora ku Mana, wowe uri kunyumva kuri Yesu, kuko yavuze ngo
ongera usubira aho hantu gato cyane. maze haza umubembe ngo maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira. ntago abantu uretse gato ntago abantu bagishaka gupfukamira Imana, ntago abantu bagishaka kwegera Imana, ntago abantu bagishaka kumva ko Yesu yavuze. Haleluya. ntago bakibishaka, ahubwo barabyumva bakumva ari ibintu bisanzwe, ahubwo barabyumva bakabifata nk'ibintu biri burage, ahubwo barabyumva. Mana we, Mungu wasifiwe. barabyumva bakumva ari ibintu bisanzwe, kandi nyamara Yesu yamanutse, yaje sha, kandi yaje. Imana ishimwe. amen. kubera iki Yesu ari hafi yawe ukaba udashaka kumukora? kuki Yesu ari hafi yawe ashaka kugukiza ubwo burwayi? kuki Yesu ari hafi ashaka kugukuraho ubwo bugumba? kuki Yesu yaje ari hafi yawe ashaka kugukuraho ubwo bukene umaranye iminsi? uratwise sha, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. komeza hepfo gatoya, numva ashaka kuvuga Imana. arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Mana we, nanjye nkweretse ikibembe cy'ubukene. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen, haleluya, amina. Imana ikugirire neza. harangije aravuga ngo ndabishaka. uwo ni Yesu wabivugaga, ntago ari se wanyu wabivugaga, ntago ari nyoko wanyu wabivugaga, ntago ari umuvandimwe wabivugaga, nta nubwo ari inshuti yawe yabivugaga. uwo yari Yesu wabivugaga. harangije aravuga ngo ndabishaka kira. Yesu arakubwiye ngo nukire bwa bukene. Yesu arakubwiye ngo bwa bugumba umaranye iminsi. Yesu arakubwiye ngo nukire kuko yimanukiye. Imana ishimwe. komeza hepfo gatoya. hepfo gatoya, yego, ku murongo wa 4 aravuze ngo uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati yego, wirinde ntugire uwo ubwira. Imana ishimwe. ahubwo aho niho nashakaga, genda wiyereke umutambyi. Haleluya. aho niho nashakaga ngo genda wiyereke umutambyi. oya, hari ahandi hejuru gato cyane, nsomera hejuru gato. uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde uwubwira. impamvu yabivugaga nuko azi ko dufite abanyeshyari, nta kindi yabivugiye. Imana ikugirire, nta kindi Yesu yabivugiye. yabonaga ko dufite abanzi hanze aha, yabonaga ko hari ibiri kuturwanya. ariyo mpamvu yamubwiye ngo wirinde, nshuti yanjye, wirinde. nimba Imana igukijije, wirinde ntugire uwo ubibwira. wibura ubwenge, witandukira, wirinde ntugire ute, ntugire uwo ubibwira. Yesu yagukuyeho bwa bukene. Yesu yakwishyuriye ya kereda umaranye iminsi usengera. Imana ishimwe cyane. Yesu aguhaye akazi, nyamara umaze igihe kinini usenga nta kazi ufite. Imana iguhaye akazi, ariko Yesu arakubwira ngo wirinde ntugire gute ububwira. abantu benshi bishwe. ikintu cyaduhejeje ku musozi, twiringiye abana b'abantu. Haleluya, amen. tukababwira ibyo Imana yatubwiye. yego sha, kamubwira ngo Yesu yambwiye gutya. warangiza wamubwira, yarangiza akagenda, yarangiza akakuzirika. ariko Yesu arakubwiye ngo nyamara wirinde ntugire ugira gute ntugire uwo ubwira. Imana ikugirire neza, ntugire ugira gute ubwira. Yesu aragukijije. nkuzaniye inkuru ngo Yesu aragukijije, ariko wirinde ntugire ugira gute. nimba Yesu yakuremeye ubukwe, ntugire uwo ububwira, kuko nubivuga bwa bukwe buri bupfe. Imana ishimwe cyane. amen. Mana nikugabura, Mana nigucira inzira ikagupfukura ryariba, ntugire uwo ubibwira, ryariba aragenda agire gute, aritsibe. nje kukubwira ngo nyamara wirinde. ni wirinde ntugire ugira gute, ntugire uwo ubwira, ntugire uwo ubwira icyo Imana igukoreye.
kuko imana yaje kugikora kandi gikoze vuba bidatinze. Dufite imana wabyemera utabyemera dufite imana. Nyemerera dusengane imana, reka dusenge. Ariko Yesu arakubwiye ngo ugire gute? Hari icyo Imana ikoze, hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Imana iragutabaye, maze iminsi uhagaze ku musozi, maze iminsi uhagaze ku munara muremure. Yesu agukuye kuri uwo munara, ariko wirinde. Nugira gute? Imana iguhaye ubucuruzi, ariko wirinde ntugire uwo ubibwira. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Imana data ufite imbaraga n'ubutware, Imana ikomeye, Imana irubasha, Imana twiringiye by'ukuri aya masaha Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyemerera cyane uyu mugoroba aya masaha bana n'ubwoko bwawe, ubugirire neza kandi ubwiteho. Rerebota yasirije zimora, ngwino utabare kuko witwa Imana. Ngwino urengera ubwoko bwawe. Ayiwe mwami w'abami, ndabizi neza wavuze ngo twirinde, nyamara nyakubaha Imana hari ibisubizo by'abantu benshi wazanye. Reka nyemerera cyane cyo mbanje gusabira ubwoko bwawe n'ubwenge. Salomo amaze gusenga arakubwira ngo mereze ubwenge, urangije umuha ubwenge Kristo. Rerebota yasirije zimora, tayabaya mando yasika. Uwiteka nyiringabo Imana, nyemerera cyane nkukiriye bugufi kuko witwa Imana. Witwa Imana Kristo, witwa Imana rubasha. Twarakumenye mwami w'abami, twamenye kuko uri umunyembaraga. Niyo mpamvu natwe twakwikoreje ibyacu n'abacu kugira ngo urengere abana bawe, kugira ngo urengere ubwoko bwawe. Tabara ubwoko bwawe Kristo kuko Rerebota yasirije zimora. Nyakubaha Imana, Imana ifite imbaraga. Hari abantu benshi nabonaga Rerebota yasiri, Imana ishimwe cyane. Ataka yabayamando yasikaje zimora, Imana ishimwe cyane. Ndabwira we bari barubakiye Yesu w'i Nazareti, bakwicaje ku ntebe bayigukuraho, ariko data wa twese uri mu ijuru, takayabayamando yasikaje zimora, arakubwira ngo dore nongeye kugushingira intebe yo kwicaraho. Rerebota yasirije zimora, etaka yasirije zimora, arakubwira ati dore nkuhaye intebe. Wowe bari barahaye intebe bakayiguhagurutsa, Uwiteka yongeye kugushingira intebe. Arakubwira ngo ni wicare kandi wegame. Rerebota yabayamando yasikaje, niragutabaye kandi irakurengeye. Tayabayamando yasikaje, Imana igukuye ku musozi w'ibigeragezo wari umaze iminsi uhagazeho. Rerebota yamando yasikaje zi, wewe wirukanywe mu kazi, Uwiteka arakubwira ati nongeye kugusubiza mu kazi vuba bidatinze. Rerebota yamando zimora, Imana irababwira ati dore ndabakenyeje, wowe bari barakenyuruje ndongeye ndagukenyeje bundi bushyashya. Rerebota yasirije zimora, umaze iminsi usenga ubwira Imana ngo nyamara nyeneye viza, Imana irayiguhaye. Rerebota yamando yasika, Imana ibacaniye itara ryayo. Rerebota yasiri, ijambo ryayo rambwira ngo yemwe abashakana umwete, ngo abo nibo bazi indwara zitandukanye mu bwoko bwange. Rerebota yamando yasika, urwaye umutwe, Imana irakubwiye ngo ndagukijije kuko ndi Uwiteka, ndi Imana ikomeye. Rerebota yasiri, mbashingiye ibendera ryanjye. Bendera ryari ryaramanutse, ariko Yesu arongera arimanitse. Imana ishimwe cyane. Rerebota yamando yasika, arabwira ati nimwakira amahoro mu mitima. Wewe wabuze amahoro, nkuhaye amahoro mu mutima. Amen. Imana ishimwe. Rerebota yamando, umaze iminsi ufite amadosiye uyasengera, nkuhaye akazi. Amen. Kuko ndi Uwiteka. Rerebota yamando yasika, arakubwira ati yewe umaranye amarira menshi muri iyi minsi, arakubwira ngo ndaguhojeje kandi nkomoye ibikomere byo mu mutima wawe kuko ndi Uwiteka. Arakubwira ngo ndi Imana yimanukiye, hari tangaza ngoze ku buzima bwawe kuko ndi Uwiteka. Aravuga ngo tuza rero ati ndi Imana nyiri cyubahiro, Imana nyiri bihe. Yavuganaga namwe ayo magambo. Shalom shalom. Twaduha nimero zawe.
nta kindi narenzaho usibye kuduha nimero zawe. Nomero yanjye ni 079 5 9 7 8 2 0 zisubiremo. Ntacyo ndazisubiramo, nabigoye birimo kuzisubiramo, ibyo biroroshye. Yego ni 079 5 9 7 8 2 0 ndazikoresha kuri WhatsApp no kumamagara, nta kibazo, byose ziba zihari. Hanyuma reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kuko nyuma y'ubuhanuzi nta kindi kintu umuntu arenzaho usibye gukomeza tugasenga, kandi nyamuneka abantu nibasenga nibegera Imana, kuko turi mu bihe bigoye kandi bikomeye. Yego ibiganiro byacu nakagaruka.